Bitangiriye mu kigo cy'amashuri aho hari abanyeshuri benshi cyane baje gufana, baje kureba umukino uri guhuza abanyeshuri wa basketball. Undebere rwose abanyeshuri ni benshi cyane ndetse bari gufana. Mana yanjye, ukurikira akantu kandi ndetse iyi nkuru iraryoshye cyane. Hagati aho ngaho hari umukobwa muto cyane uri gucuruza amazi, ari kugenda anyura kuri buri munyeshuri wese ati ukeneye amazi, waba ukeneye amazi? Uyu mukobwa muri kubona niko ari kugenda rwose ari kubwira buri munyeshuri wese uri hano ati waba ukeneye amazi. Ukurikira akantu kandi ndetse mutse yuko akagakuru nuza kugera ku musozo wako uraza kubona yuko rwose kari karyoshye kameze neza cyane. Umunyeshuri wazanye amazi hano ku kigo cy'amashuri yateriye akabogisi kamwe kugira ngo agende ari gucuruza, mbese buri gacupa kamwe agenda rwose ahita aterura kugira ngo agende yegereze abanyeshuri amazi ndetse n'abari gukina kugira ngo aze kubageraho. Agenda ari kubaza buri umwe wese ati nta mazi ukeneye? Uwagezeho ati ntayo, undi ati yego ntayo, ariko nta n'umuntu n'umwe yari yagurisha. Ukurikire rwose ndetse hari umusore yabajije ati waba ukeneye amazi? Ati wapi, nta mazi nkeneye. Umukobwa ati abakiriya b'uyu munsi byagenze gute? Nawe nta mazi ukeneye? No, genda rwose nta mazi nkeneye, ngende gufana nicyo cyanzanye ahangaha. Abanyeshuri bakomeza gufana. Ukurikire rwose ndetse uko bari kugenda bafana hari umusore umwe muri bo uzi gukina basketball neza, koko arabizi neza, arabyumva, akomeza kugenda yikinira fureshi ndetse ari nako abanyeshuri bakomeza kumufana cyane bati komereza aho ngaho ubirimo neza cyane rwose. Bakomeza kumufana cyane ko uyu musore yarakunzwe muri iki kigo, baramukundaga cyane, akomeza rwose abikora neza ati, ndetse abanyeshuri bakomeza kumubwira ati shyiramo imbaraga ubirimo neza cyane. Mana yanjye, ndetse wa mukobwa uri gucuruza amazi yitegereje ukuntu uriya musore abirimo neza ati mbega umusore uri handsome we, mbega umusore mwiza, agize kuba ari umusore mwiza ndetse azi no gukina, afite imbaraga koko, yari umusore mwiza koko wa mukobwa, wa musore ukundwa n'abakobwa benshi mu kigo yigaho. Mana yanjye, ndebere umusore akomeza kugenda abikora neza cyane. Yakoraga kuri baro, ubwo ngubwo nyine nta kundi kuntu yabaga yabigenza keretse gutsinda, nicyo cyabaga kimuraje shinga. Ubwo nyine iyo yakoraga kuri baro, ubwo nyine uri ukwitegura yuko ibitego ugiye kubirya kandi bitari bikeya. Nuko byagenze, umusore abikora neza cyane ndetse abandi bati shyiramo imbaraga, mbega umusore, tsinda atsinda. Ndebere rwose ndetse wa mukobwa nawe waje gucuruza amazi hano ati wow, agenda rwose gake gake ati mbega umusore mwiza. Ibyo gucuruza amazi barakureka rwose yatangiye kubyibagirwa, ahubwo akomeza kwirebera uyu musore ukuntu abirimo neza. Umusore nawe akomeza kwigaragaza neza koko. Ukurikira akantu kandi umusore nuko bidatinze barakureka ukuntu yatangiye gutsinda ibitego byinshi cyane ndetse ari nako abanyeshuri bamukomera cyane bati tsinda tsinda. Ukurikire rwose umusore yatangiye kwirampa muri ubwo buryo kugira ngo atsinde. Ikipe yabo yamaze gutsinda ibitego byinshi cyane. Barakureka wa musore azi ibintu byo gukina, wapi rwose baro igomba gucamo. Nuko byagenze, mbega abanyeshuri noneho si ukwishima birabarenga bati mbega tekereza uri mu kigo ukumva urakunzwe, ako kantu kararyoha. Uri mu kigo ukumva mbese buri mwese ari kugushimagiza, turiya musore ni mwiza, uriya mukobwa ni mwiza, ibiki n'ibiki, ako kantu kaba ari keza cyane. Uyu musore nawe rero iyo mbese byamuhesheje imbaraga, agira imbaraga mu kazi ke, agenda rwose atsinda ibitego byinshi cyane. Ndetse uyu mukobwa waje gucuruza amazi by'umwihariko yari yamwikundiye, akibona ukuntu uyu musore ari mwiza ndetse azi gukina, byamurenze rwose umukobwa. Ndebere agenda ari kwitegereza umusore ibyo gucuruza, wapi. Undebere rwose ndetse bidatinze hari umusore yaraje ati mpereza agacupa kamwe k'amazi. Umusore arangije arakihereza ati nge ngomba kukihereza nta birenze. Okay, urakoze cyane. Umusore ahita agapfundura, nta byo kubaza igiciro, wapi. Ase yifatira agacupa k'amazi
arangije nyine arapfundura aterekana inywera amazi. Ubwo nyine amafaranga ni yayandi. Umukobwa nawe ahita arambika hasi aterekana ifane, nanjye uriya musore ndikona rwose abaye n'umugabo wanjye twajya turagisohokana bikaba ari ibintu byiza cyane kuri pe Imana ibigiye mu rwose uriya musore akaba umugabo wanjye byaba ari ibintu birenze kuri njyewe. Umusore akomeza gukina muri ubwo buryo, ikipe ye ikomeza gukina. Warebye witegereje neza undebere rwose abasore bari muri iyi kipe bose bararenze, barakomeye, bazi gukina. Ibintu byo gukina ni ibintu byabo. Ikipe yindi yo yibuze ikintu ishoboye ni ukwiruka gusa, nta kindi kintu ishoboye. Abanyeshuri nabo bakomeza gufana, ari nako wa mukobwa nawe ibyamuzanye ahangaha Mana ishobora byose wapi. Ndetse barakurika wa musore ufashe amazi ari guhamagara wa mukobwa ati we wambwira gute kundi kubona warangariye mu kibuga byagenze gute? Umukobwa ati shane ndi kwirebera match, ntabwo uri kureba ukuntu uriya musore arenze, ndebere. Ndetse ati nese aya mazi uri kuyagurisha? Uyu mukobwa aramubwira ati se none uratekereza yuko aya mazi ari ubusa? Ukurikire. Uyu musore mwibuke yuko yanyweye atabajije igiciro. Ati none nangahe? Umukobwa ati na 3. Amafaranga 3 y'amayuwani. Umusore niko ari kuvuga ati nyine ese ntabwo uri kubyumva? Umusore ati none se kunze ko ari hepfo kuri supermarket agacupa kamwe kagura 2 gute? Gute ushaka kunyungukamo amafaranga menshi cyane? Uratekereza nkora amafaranga? Nuko bigenze. Umukobwa atekereza kabiri ati se none uratekereza yuko navuye hari hepfo kujya kuyarangura ndaza nta mbaraga nashyizemo? Ikindi kandi ntabwo utekereza yuko nanjye nshaka kunguka? Uranyishyura amafaranga yanjye rero kuko wanyweye utabanje kumbaza igiciro. Nako rwose umusifuzi arimo akomeza gusifura, abandi bakomeza gukina. Ndetse uyu musore ati noneho ngende kumva ibyo rukuza kumbwira bitashoboka rwose, mbwira ukuntu twabigenza nkwa amafaranga rwose nubundi hari hepfo bigura, kuko nutagira ntabwo ndakwishyura. Ukumva neza rwose iyi ntabwo ari keya uri guhereza abakiriya, ubwo nyine ntabwo ndakwishyura, ubwo bifate uko nguko nta kundi kuntu nabigenza. Umusore arangije ati ntabwo ndakwishyura kuko njyewe waje mu kigo cyacu, ikindi kandi waje kunyungukamo amafaranga menshi cyane. Icyo ugomba kumenya nuko aya mazi yawe ntari buze kuyakwishyura, ubwo ubyakire uko bishaka, nta kundi kuntu nuko mbese nyanzuye ntumbaza amafaranga menshi cyane, ubwo va ahangaha. Ikindi kandi butavuye ahangaha mitemugara tica mubwiye ko rwose wajanga mu kigo cyacu waje kutuvundira, mbese uri kuza kudushorazamo amafaranga tudafite. Umukobwa sara bigenza gute? Uriya musore akomeje kugenda amubera ibamba, katuze kureba. Umukobwa ati nyamara ushatse wanyishyura amafaranga yanjye kuko ntabwo naje gucuruza ahangaha kubusa. Umukobwa umusore nawe ati hara hepfo nanjye nzi yuko kuri supermarket nabiri gute uri kuza kunshakamo 3 ntabwo nayaguha rwose. Umukobwa nawe ati rero nashyizemo imbaraga zanjye rero nazo zigomba kwishyurwa, uranyishyura amafaranga yanjye. Imbaraga se ndubona ahangaha w'ikigo udafite imbaraga, nanjye rero najya hara hepfo kuyizanira hanisoni. Hari watangiye kuba ati uwo mukobwa ni ibiki? Wa mukobwa we zana agacupa kamwe k'amazi. Buri umwe wese ari kuvuga ati impereza. Ubwo nyine uyu mukobwa ashobora kuza kwamburwa n'abantu benshi ariko atabizi, kuko batangiye kumwuzurira ahangaha ku kigo, yaje kwishakira amafaranga. Byarangiye rwose uyu musore amwimye amafaranga, ndetse batangira kubaza bati kubiki utari kwishyura amazi y'umukobwa, byagenze gute? Ntiwanyweye amazi ye? Uyu musore ati ntabwo ndamwishyura, ari kunyungukamo amafaranga menshi cyane kandi nazamura impanga ndamumena. Uyu musore ati wait banza umbwire neza ngo ntabwo uwo mukobwa se yitwa nde? Harya uwo amazina ye mbwira, maze numva izina rye numva yuko ari wa wundi kunze kujya gucuruza amazi ahantu hagiye atandukanye. Ati Yani. Okay Yani. Yani akundana nandi. Mana ishobora byose. Ukurikire rwose uyu mukobwa hari ahantu uyu musore yaramuzi. Ati ahubwo niba arongo Yani nava ahangaha agende. Ukurikire rwose mu bigaragara uriya musore ashobora kuba yaragiye gutereta uyu mukobwa Yani, ubundi yarangiza nyine agatamutera indobo akamukatira. None uyu musore ati okay niba ari Yani nava ahangaha agende, ubwo yakuza kudutesha umutwe nushaka umwambure, ubwo nyine nta kuri kuntu byagenda. Umukobwa
nuko byatangiye kugenda bati ubwo va ahangaha kuko waje gucuruza ahangaha utasabye uruhushya, rero va ahangaha wigendere, nta ruhushya wasabye, ujya uri kuza gushaka amafaranga abanyeshuri kandi uzi yuko abanyeshuri nta mafaranga bagira, uri kugira ngo bajye kwiba ababyeyi babo, va ahangaha ugende. Umukobwa nuko batangiye kumwatsa kandi yari yaje kwishakira amafaranga, abandi bakomeza kwikinira, ndetse ari nako bakomeza abandi bari gukomeza kugura amazi, ari nako uyu mukobwa bakomeza kumubwira ati va ahangaha ihute genda kuko waje kwiba ahangaha. Ndebere rwose bidatinze ya kipe noneho sasa uyu mukobwa yari ari gufana, ndetse harimo n'umusore yakunze yaje ahangaha iti waba ufite amazi? Umukobwa ati wasanga ngiye kubona abakiriya noneho, aya ngaya rwose ndibuze kuyacyura, aya mafaranga ni menshi cyane. Umukobwa yitegereza abasore baje kugura amazi, ni ya kipe rwose yaje gufata amazi ahangaha. Uyu mukobwa arabitegereza, baje bishimye bameze neza, bari bafite ibyishimo cyane yuko bari bamaze kwanikira agakipe, bamaze kugatsinda, bamaze kugahaga ibitego byinshi cyane. Undebere rwose abasore baraje bati Yani ni wowe Yani? Ukurikire rwose harimo wa musore urenze umeze neza cyane. Undebere rwose, ndetse ikintu gitangaje ni ukuntu iyi kipe irimo abasore barenze cyane bameze neza cyane. Ndebere wa mukobwa ibyo bamubajije aho kugira ngo abisubize atangira kwitegereza bari abasore, abona ni beza cyane, yitegereza hirya ati mbega ikipe irenze. Ikipe ni ukuri pe, umuntu wagiye mbese wayifonze yabanje gutoranya abasore abona yuko ari abasore beza cyane, ndetse atangira kuvuga ati okay, nsigaje udukarito 3 tw'amazi, nitwo nsigaje, mbese amazi ndumva ahagije, ese ubwo aya mazi yose muri buze kuyanywa yose muyamare? Ndebere ati nese harya nawe ushaka amazi? Uratekereza yuko se ngewe ntigeze nkoresha ibihaha byanjye? Ubwo thank you, duhereze amazi none twikubitire ntacyo bitwaye. Uko nguko niko uyu musore yaje ati buri umwe wese ugende umuhereza amazi kuko rwose wa mukobwa we wakoze cyane kuba waje ahangaha. Ndebere rwose ikipe irahangaha imeze neza cyane, yatsinze, imeze neza nta kibazo, ariko gusa uyu mukobwa akaba afite ikibazo cy'uko yaje kugurisha amazi ahangaha, abanyeshuri bamwe na bamwe bagatangira kugenda bamwambura, ari nako abanyeshuri bakomeza kugenda bafana cyane bati mbega byiza, mbega ikipe irenze. Gusa uyu mukobwa yagiye ababazwa n'abanyeshuri bamwe na bamwe. Abanyeshuri hari utugeso bakunze kugira two kugenda bakarya imigati y'umwana uri kwicururiza ku muhanda, barangiza bati ngo unyirukeho maze urebe yuko narahamagara mwarimu maze iyo ndobo yose ayimeneye imigati wazanye ahangaha. Kandi muko umwana yaje kwicururiza amandazi, yaje kwishakirishana, uhasanga nyine ubuzima bwaranze, ariko abanyeshuri bakunze kugira utwo tugeso. Reka mbabwize ukuri muzatwihane. Ndebere rwose wa musore yaragiye yizanira kakagorofani uyu mukobwa yazanye, atereka njye kuyizanira rwose udukarito 3 tugomba kutunywa tukatumara, kuko rwose aya mazi uyu mukobwa araryoshye cyane ameze neza. Mana yanjye, ndebere rwose umukobwa nuko byagenze. Uyu musore yaraje rwose atangira kumuteza imbere we n'ikipe ye. Umukobwa arangije rwose ati ngaho nimwakire amazi ngimba nayazanye ahangaha, kandi rwose murakoze cyane kubwo rwose kuba muntejeje imbere, rwose buriya ntabwo nabyibagirwa rwose ibintu mukoze, Imana izabahe umugisha, ariko nanone mubanze mumpereza amafaranga mbere kugira ngo nanone mwongere munyambure namwe, nubwo nabakunze muri abana beza munyishyure mbere. Kwishyura mbere harya birimora, ariko abanyeshuri ubundi ni ukubishyuza mbere. Reka kubishyuza mbere bakwambure. Abanyeshuri bakunze kwambura cyane pe, iyo ngeso barayigira, barayikunda cyane rwose, wagira ngo kwambura ni ingeso nziza, ariko ubura kwambura ntawe bitaniye no kwiba, uba wibye. Ni ukuri pe kuko ubujyanye ibintu bitari ibyawe. Umukobwa ati mwanyishyura amafaranga ko mutaraza kunywera amazi yanjye mutanyishyuye, dore uwa mbere yanyimye, uwa kabiri nawe yanshomye, uwa gatatu byabaye uko nguko, nese namwe. Ariko kugira ngo uyu musore yishyure atangira kwitegereza uyu mukobwa. Ndebere rwose aramwitegereza cyane ati okay, amafaranga nta kibazo arahari, nangaye ubwo turakwishyura, ngaho mbwira. Umukobwa agiye kuvuga ngahera, mbwira amafaranga turakwishyura. Ukurikire rwose umukobwa nawe aho kugira ngo avuge igiciro akomeza kwitegereza uyu musore,
arimo akomeza kumwitegereza mu maso, ari kureba ukuntu ari umusore umeze neza. Ariko uyu mukobwa nta mikino ikiba cyamuzanye aha ngaha, ni amafaranga aba yaje gucuruza. Ati mpereza amafaranga, ayo urampa yose ndayajyana, mpereza. Yabuze ukuntu abigenza, ari nako abanyeshuri benshi bagenda bafata amazi bayanywa bayajyana. Uyu mukobwa ntumbaze ngo araza kwishyuza ngahe, biragoye. Ubwo nyine yaje kurangarira umusore, birangira nyine bijyaniye amafaranga. Gusa uyu musore byarangiye yishyuye uyu mukobwa, ntabwo yigeze amwambura. Nuko byagenze. Ibyo sasa birangiye, barakureka. Uwo munsi wararangiye wo gukina, mbese buracya. Igihe cyari kigeze kugira ngo abanyeshuri bose bajye kwiga. Hari umukobwa uri kwigendera hano ku igare. Ni wa mukobwa ufitiye amafaranga, araza akicururiza, ubuzima bukagenda neza cyane. Ariko nanone tutirengagize yuko hari abanyeshuri nabo bagenda bari gushoma abana bari kwicururiza amandazi, kandi kari akageso ntabwo kaba kameze neza. Kari akageso ni kabi cyane. Sasa barakurika, hari umunyeshuri uri kugenda afite agatabo hano mu ishuri, hano muri karase. Hari agatabo keza afite, kandi aka gatabo ni agatabo karimo inkuru nziza z'urukundo. Ariko hari umuntu yagateguriye kuba yagahereza. Ese ninde? Ndebere rwose. Umukobwa yaje muri karase, agenda gutya, agenda gahoro gahoro, ariko ari kugenda ahantu inyuma hicaye abasore. Umukobwa nuko byagenze, agenda gake gake. Ati rwose aka gatabo umuntu nagateguriye, nuko ngomba kukamuha byanga bikunze. Umukobwa aragenda, ageze ahangaha sasa. Ndebere ari kugenda yahishe, hayi, atangira gusuhuza. Ati mumeze mute? Ari kugenda asuza abasore asanze hano inyuma. Okay, waruzi nitwa nyine, amazina yanjye nitwa Diana. Noneho nzi neza yuko rwose ukunda ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nifuje kuba nakubaza akantu gato, kandi ugiye mbese umbwire, harya si ukunda gukina imikino igiye itandukanye nka basketball, football, nyine ibintu tennis, ujya ubikunda? Mwana ishobora byose. Ndetse umukobwa arangije ati hari n'agatabo nakuzaniye ukurikire. Uyu musore arikanga ngo agaki, agatabo ntabwo bishoboka. Nese ushatse kuvuga yuko njyewe wanzaniye agatabo? Mwana ishobora byose, cyangwa nundi ntabwo ari njyewe? Uyu mukobwa ati no, ni wowe. Wapi, wivuga ngo nabandi kuko ni wowe. Ati rwose ni impano y'agatabo nakuzaniye. Ati akira ahubwo. Umusore arangije ati akira rwose. Arangije arakakira, asomye asanga rwose n'agatabo keza karimo inkuru y'urukundo. Umukobwa araseka, arangije ati okay bye, eka nigendere. Umukobwa arangije ati okay bye bye. Umukobwa ahita yigendera. Ati nyine uze kugasoma, gusa ni impano naguteguriye. Mana ishobora byose, uyu mukobwa ni igiki yaba yateguye muri kara gatabo akaba ahereje uriya musore? Ni ibiki yaba yamuteguriye? Arangije arigendera. Umusore asigara ari kubaza ati aka gatabo uyu mukobwa ampaye, ibi bintu bishatse gusobanura iki? Ari nako mugenzi we akomeza kugenda aseka cyane. Ati mana yanjye, ariko nawe uri iniga pe, uri gisazi, sinzi rwose ibintu uri gutekereza. Ubwo siri kubitekerezaho cyane, ntabwo akubwiye yuko ari impano nyine aguhaye, uze kugasoma nyine ngo karimo nyine ni inkuru y'urukundo, love story. Ntabwo siri kubibona, soma. Umusore atangira kurambura aka gatabo kugira ngo arebe mbese ibyo bintu uyu mukobwa amubwiye birimo. Atangira kurambura, ariko agenda aburamo ibyo umukobwa yamubwiye, cyangwa se uyu mukobwa yaba ari kumubeshya. Uyu musore hari akantu yise avumburamo, kari karimo umukobwa yari yashyizemo. Yari yamwandikiye ijambo rikomeye cyane. Ndebere. Ndetse umusore atangira kwati ibi ni ibiki? Ese ni cyo kibazo waba ufite? Ntabwo siri kubireba, itegereze neza, ahubwo ibintu umukobwa yaba yakubwiye ndakeka ari ibi ngibi ndi kubonesha amaso yanjye. Birashoboka se? Abasore batangira gusoma, ukurikire. Azamura ka kantu yabonye kanditsweho amagambo. Kari agapapuro uyu mukobwa yanditseho amagambo. Ndetse uyu musore akibibona abona umukobwa yamwandikiye ati ngende kwifuza yuko nagenda mu rugo cyangwa se ahantu ariho hose nkaba nagutekera ifunguro. Mana ishobora byose. Uyu musore akibona ati ntabwo bishoboka, ibisa nabyo birimo. Uzi ibyo yanditse? Ahubwo reka mubwire, tujye kumureba tumaze ibi byose. Ntabwo bishoboka. Ukumva neza, genda umurebe, ngaho umuhamagare.
muhamagare kuri telefone cyangwa se ugende umurebe. Ukumva neza uyu musore biramutungura ati ntabwo bishoboka. Ati se buri kumbwira ibiki, wagenda ukamuhamagara? Shagenda kubwo kuba iki utari kugenda, genda umubaze ndetse anansobanura ibi byose yabyanditse agambiriye iki. Ugasasha uyu musate sha nyamara uyu mukobwa yagukunze, uyu mukobwa afite urukundo, ntabwo se uri kubibona. Ariko tekereza umukobwa uza ati nshaka kugira ngo nyine tugire ukuntu twigenza, nkaba nagutekera. Shareka mubwire pe, gusa uriya mukobwa ntabwo ari type yawe, nabyo reka nongere mbikubwire, ntabwo muberanye, nabyo mbikubwire pe, nabyo nushake ugire te ubimenye. Gusa cyari kibazo gikomeye cyane koko. Ibyo sasa birangiye, ubwo amasomo yararangiye, abanyeshuri barataha, barakureka rwose. Hari abantu bagiye batandukanye bari gutaha, ndetse na mukobwa waje gucuruza amazi hano yifatiye akagare ke yigendeye. Ndabizi muracyamwibuka, ni umukobwa mwiza cyane umeze neza. Ndetse uyu mukobwa atari yagenda, hari umuntu wamuhamagaye atangira kumaza ati urampamagaye ukurikire. Ariko hari uri kubihisha ahangaha, ari kubahengereza. Uyu musore muramuzi, niho twigeze kubona ari mu kigo cy'amashuri, ari mu ishuri muri karase, ari kuganira n'abasani be bacutiwe nyine bameze neza cyane. Ariko sasa uyu musore ati ninjye wari uguhamagaye nese ntabwo nigeze nkubeshya koko, urambajije ngo nari nguhamagaye, naguhamagaye koko. Ndetse uyu mukobwa ati se none ko wampamagaye ni igiki waba ukeneye iki basi ngo cyaba gitumye umpamagara? Ni igiki ushaka kugira ngo ngukorere? Umusore abanza kureba hasi, ndabigenza gutera. Uyu mukobwa ko ndi kubona atangiye kumbaza ibintu byinshi. Nandi kugira ngo nyine nari nshaka kugira ngo tube twajyana mu rugo cyangwa se ahandi hantu, mbe nagutekera nyine, mbese dusangire. Nicyo kintu nshaka kugira ngo nkubwire, gusa nyine nizere ko urabyakira neza. Umukobwa bitekerezaho ngo iki wowe untekera? Uyu mukobwa arangije amazi ati ariko uzi uwo ndiwe? Uri kundeba ugasanga ndi wa mukobwa uciritse, wa mukobwa w'igiciro gito umuntu wese ahamagara uko abonye agashaka kumubwira amagambo yose yiboneye. Gusa uyu musore akomeza kwitegereza uyu mukobwa ati oya, wapi rwose, nyine amazina yawe nshobora kuba ntayazi, ariko gusa ayo magambo yondi wongeyeho ntabwo byaba ari byiza. Gusa nyine ndagusabye nyemerera nyine tube twagenda mbigukorere kandi akwinginze. Uyu mukobwa abitekerezaho. Ntabwo byashoboka, ntabwo byakunda rero. Ariko ubutaha ujye uriga kugira ikinyabupfura, ujye uramenya abantu ugiye guhamagara abari bo, utazagenda uri gusifura abantu babonetse bose ugasanga uhuye n'ingorane zikomeye cyane. Urabyumva neza? Nabyo uzabizirikane. Uyu mukobwa arangije yihagararaho, kandi birashoboka yuko yaba yakunze uyu musore. Ariko uyu mukobwa yageze ahangaha atangira kwihagararaho. Uyu musore atangira guseka cyane ati wapi, wibigira byadanje nyine. Erega ibyo nkubwira ni ukuri, erega winansuzugura, njye nta kibazo cyanjye, mbabarira. Gusa sorry nyine niba nkubangamiye, niba utabishaka wakigendera. Gusa nyine it's urakoze cyane. Umukobwa nta kundi kuntu yari kubigenza. Umusore yihagazeho kubera yuko uyu mukobwa yaramaze kumukatira, nta kundi kuntu yari kubigenza. Ati nta kibazo, ndakeka kare wigeze kungurira amazi, ndimo ndabibona. Ariko gusa kuba wunguriye amazi ntabwo biguhesha uburenganzira bwo kuza ukamfata uko wiboneye, ukampamagara uko ushaka. N'ikindi gihe ujya urampamagara wabiteguye, we kujya uramfatiranya uburi kumbonye kose, sibyo? Ikindi kandi thank you, urakoze cyane. Umukobwa arangije kuvuga ayo magambo yose yagombaga kwigendera. Gusa uyu musore yari yamukunze nawe, ariko umukobwa byarangiye amusize ahangaha arigendera. Ati it's bye, ubutaha uzagiye wiga guhamagara neza ndetse n'abantu uzi neza, apana kuza uri gupfa guhuruduka. Nuko byagenze, umukobwa arangije arigendera. Gusa uyu musore yasigaye ababaye, nta kundi kuntu byari kugenda. Tuze kuramukanya muri episode ya 2, ndabizi iraba iryoshye, ntuze gucikwa. Ndibazanira ikuye none kurusha iyi ngiyi ya mbere. Murabizi episode ya 2 yo iba iri gutwika. Ni mukanya rero, ndabakunda kandi mwibuke gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, kugira ngo utajya uracikanwa n'inkuru nziza nk'izi ngizi mbana bateguriye. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.